n'amagambo ngo tuganireho mu kanya gato mfite ni inkuru izi nkuru ndabizi ko ntawe utazizi ariko ndashaka ko tureberemo amagambo ageze kuri abiri ndashaka ko tuganira ku kintu cyitwa ubwoba kabiri umuvumo ni ibintu nshaka kubyo niyo mpamvu nkinginga cyane kugira ngo ujye untega amatwi kuko ibyo mba mvuga mba mfitiyeho kanosiyo ubwoba buricisha ubwoba butuma umuntu nta kintu ageraho ubwoba butuma umuntu ahora mu bukene ubwoba butuma umuntu mbese ubwoba niko bukora ariko ndagusengera Imana kugira ngo Imana ikuneshereje ubwoba ngo baragaruka mu murwa noneho nta kindi cyari kibazanye bari bazanye inkuru nziza ngo barakoma barinjira babwiye abantu nyamara bimeze gutya bateka ibyo bintu ntabwo twajya kwivuga ibwami ni mwebwe mugomba kubivuga mwebwe mwabibonye ubundi hari inkuru hari ibintu utatuma umuntu ngo akuvugire oya hari ibintu utatuma nawe tekereza kujya imbere y'umwami ukamubwira ngo ababembe bangezeho bambwira ko ngo mu Isiriya ibyo kurya byabonetse ibyo wabivuga se ushingiye kuki none se ababembe bazana inkuru bayikuye he kuba bari mu kato icyo gihe wasobanura waguhaye uburenganzira bwo kurekura nawe ababembe bakagenda ese ababembe barwana intambara hari ibintu umuntu adashobora gusobanura oya baravuga ati ibyo bintu rero abembe batubwiye nta hantu twabivuga nta nubwo twanatinyuka icyakora nubwo mubembwe ariko tubahaye uburenganzira nimugende ibwami babiyicire kuko ibyo ntabwo twabivuga nta hantu twabicisha iyo message ntabwo twayigeze ibwami oya ntabwo bishoboka icyakora bakomeza kwinginga baravuga bati rero izi nkuru ni mwebwe mugomba kujya kuzitangira kuko nimwe mwazihagazeho mbibutse ko inkuru mbarirano iratuba inkuru bakubariye iratuba ngo baravuga bati rero nimugende mujye kubyivuge nawe tekereza ababembe baragenda ibwami bakandagirayo baravuga ngo tuzanye message tuzanye inkuru nziza hari iby'amaso yacu yabonye hari iby'inda zacu zahaze dore ibyo kurya ngibi dore n'amafeza ngaya twanyuza hanaha nuko ngo baragenda bagira ibwami nawe tekereza umubembe wageze ibwami tekereza processes tekereza aho yanyuze tekereza imbaraga zahamunyujije iyo ubwoba bwashize tugira nawe utagombaga kugera kandi duhabwa ijambo aho tutarikwiriye neza twicarana n'abakomeye tutakagombye kwicara nabo tuvugana n'abakomeye tutakagombye kuvugana nabo ariko kuko twanesheje ubwoba turatambuka tugikagera aho tutakagombaga kugera ariko kubera twanesheje ubwoba kwizera kukahatugeza niyo mpamvu ijambo rivuga ngo umukiranutsi ashirika ubwoba akamera nk'intare nuko iyo wakiranutse ukanesha ubwoba Bashomo TV magana 295 twongeye kugaruka imbere yanyu tubasuhuza twifuriza amahoro y'Imana twifuriza kugubwa neza mu mwami njye muri kumva nitondetse ntihenganye mu zina yanjye reka mvuge ngo ni mubane n'Imana ndashuje abaduteze amatwi bari mu mpande enye z'igihugu ariko kandi saho nyine ni mu gihe Kigali turashuje twambuka n'ipaka tukagera hirya y'igihugu tugasuhuza intara gatandatu yitwa iy'abadiaspora batuyemo reka mvuge namwe nimugubwa neza mu mwami uyu munsi rero ndashaka kubabwira ngo twavuye mu mwaka twinjiye mu wundi utapasa abone cyangwa subscribe yikore kugira ngo dutangire umwaka tuvuga ijambo ry'Imana kubera ko dukeneye ko abantu bamenye ukuri kw'ijambo ry'Imana niki ijambo ry'Imana rivuga kubyo wibaza ne kubyo utekereza reka mbanze mvuge ngo amahoro y'Imana akomeze kubana namwe reka nsuze abantu batega amatwi bari inyuma y'igihugu cyangwa se bari hirya no hino ariko nsuze mwene data
akanyuheza na voice ambwira uko ubuzima bumereye muri Zambia. Nakumvishe mwene data kandi naguteza amatwi bishoboka ndetse bihagije, nshingiye ku ndota, nshingiye ku bibazo ufite, nshingiye ku ntambara yo kurwana. Ndashaka kubwira ngo Kristo aracyahari kugira ngo agukureho muvumo na karande mu izina rya Yesu. Kandi ndagusengeye, ndabizi neza ko Imana igiye gukora ibintu bitangaza, ubucuruzi bwawe bukagenda. Ndabizi neza ko bugomba kugenda, kandi zo zimbi urota katika jina la Yesu nazirukanye ku buzima bwawe. Ndashaka ko uzongera gumpa voice uvuga ibintu bitangaza Imana yagukoreye hamwe n'abandi, kandi nkirengagije mwese ndavuze ngo nimugubwe neza. Kandi icyo uzireza nuko Imana iri kumwe natwe mu rugendo rwivuga butumwa. Ndacyari kuri jaje muri tongo umuvumo niki, muvumo uvumwande, muntu umeze gute, ninde uvumwa gatatu nkavuga ngo ninde uvuma, ninde uvuma bikemera. Nana reba umugisha. Reka dukomeze tuganire, ariko kandi wowe wiyumva mu muvumo, ndashaka kubwira ngo te intambwe kwinjira mu mwuka. Uwiteka Imana afite umugambi mwiza ku buzima bwawe. Reka mvuge ngo umuvumo rero ni iki? Ni ibintu bagutongeraho bitari byiza, ni ibintu bakwaturiraho mu magambo, ni ibintu bakwaturiraho bakoresheje imiti, ni ibintu bakwaturiraho bakurikije ibintu runaka, bikakugendaho bikazahinduka kandi ku buzima bwawe. Ariko kandi reka mubwire ngo Imana iri kumwe nawe. Humura, Yesu wenyine niwe ubasha gukuraho uwo muvumo, kandi Yesu, amaraso ya Kristo niyo abasha kuguhindura icyaremwe gishya ugahinduka rwose. Ariko kandi uyu muvumo utuma abantu bahorana ubwoba ku buzima bwabo. Icyo twakivuzeho, uyu muvumo utuma abantu batura mu bwoba, agahorana ubwoba bitewe n'ibyamukorewe kera, bitewe n'ibyo bamwaturiyeho. Ibi bintu bigahora bigaruka mu buzima bwe bitewe n'inzira yagiye anyuramo kera. Ariko kandi nje kubwira ngo Imana igufashe wimuke mu bwoba, kuko akenshi biterwa n'ubwoba. Yambwiye ngo iki, ngo abanyabwoba n'abatizera umugabane wabo ni mu nyanja yaka umuriro n'amazuko. Reka turebe abantu bamwe. Ndashaka ni mu buryo bw'umuvumo bwa karande, cyangwa se kumva twebwe ubwacu hari ibyo badutongereho, hari ubuzima turimo bitubuza kugira ahandi tugera kubera kuba mu bwoba. Iyo turi mu bwoba rero buriya ni ukuvuga ngo ntabwo kwizera gukorana n'ubwoba. Iyo duhaye agaciro ubwoba, kwizera kuragenda. Iyo duhaye agaciro kwizera, tunesha ubwoba mu izina rya Yesu. Reka kandi nkasubiremo, iyo duhaye agaciro ubwoba, tugahorana ubwoba, kwizera kurimuka. Ariko duhaye kwizera agaciro, ubwoba bwimuka muri twebwe. Imana itubwiye neza, ijambo ryambwiye ngo umukiranutsi ashirika ubwoba akamera nk'intare, ashirika ubwoba akamera nk'intare. Ni ku ijambo ry'Imana ryambwiye. Ndashaka turebere hamwe abantu bashiritse ubwoba, reka tubarebere hamwe, ariko tubanze dusenge Imana kugira ngo twinjire mu ijambo ry'Imana tubanjije gusenga. Mana tugushimiye ko utwemereye kuvuga ijambo ryawe muri kano kanya kuri tariki ya mbere n'ukwezi kwa mbere mu mwaka wa 2026. Nongeye guhumuriza abafite ubwoba ngo nibakomere, nongeye guhumuriza abafite imitima itinya ngo nibahumure, kuko Uwiteka acyari mu ruhande rwacu, kandi iyo Uwiteka ari mu ruhande rwacu nta mubisha. Ndasenze kugira ngo abantu bazumvira ijambo ryawe bazakira imbaraga zinesha ubwoba, binjire mu kwizera, kuko ijambo ryabwahirwa wizeye, kuko ibyo yabwiye umwami Imana bizasohora. Natwe ibyo watubwiye rero ntabwo badufite, bizaba mu izina rya Yesu Kristo. Kandi n'igituma turindwa nuko hari ibyo ugambiriye kudusohoreza. Niyo mpamvu dufite kwizera tudatinya yuko uri Imana ikomeye natwe. Mara abantu bose ubwoba bazakurikira kino kiganiro mu izina rya Yesu. Amen. Ndashaka turebere hamwe ijambo rivuga ngo mbese umuvumo uhurira he n'ubwoba?
umuvumo, ibyo batuvumye, ibyo batwaturiho bibi bihurira he n'ubwo. Imana ibagire neza. Badusome igitabo cya kabiri cy'abami. Igitabo cya kabiri cy'abami, reka aho twinjira dusome, ndasomera ahantu hatandukanye ariko hatari henshi, ariko reka mbanze igitabo cya kabiri cy'abami. Igitabo cya kabiri cy'abami ndasoma ibice byaho 7 n'umurongo waho ndababwira. Igitabo cya kabiri cy'abami ibice byaho ni 7 n'umurongo ngiye kubabwira utari muremure cyane kandi utari butugore. Nshaka mbere ku murongo wa 3, nera ku murongo wa 3 ngeze ku murongo wa 10. Ndasigiye ku murongo wa 10 twumve amagambo y'Imana. Hari n'amagambo menshi ariko sinibatindemo, ndasoma nihuta. N'amagambo nyango dusomere hamwe kuri wowe unteza amatwi, wowe uri kumva ijambo ry'Imana, uko namenye neza yuko abiki gihe bakeneye ijambo ry'Imana. Imana ari gushoboze kwakira ijambo ry'Imana nkuko riri kandi turyumvane. Ntabwo rero nje hano kubatira story gusa, ahubwo ndashaka kugira ngo ijambo ry'Imana nawe uryumve kandi rikugirire umumaro. Murakoze cyane. Reka dusome ijambo ry'Imana twumve icyo bavuga. Hari amagambo avuga ngo kandi ubwo hariho abagabo, hari abagabo 4 b'ababembe bari ku irembo baravugana bati ikitwicaza kugeza aho tuzapfira niki, ariko twavuga tuti twinjire mu murwa kandi inzira iwurimo twawugwamo, kandi nidukomeza kwicara hano gusa nabwo turapfa. Nuko noneho nimuze dukeze ingabo z'Abasiriya, niba dukiza tuzabaho, niba twica hose n'ubupfa. Mukabwibwi barahaguruka bajya mu rugerero rw'Abasiriya, bageze aho urugerero rw'Abasiriya rutangirira basanga nta muntu ururimo, kuko Uwiteka yari yumvikanishije ingabo z'Abasiriya ikiriri cy'amagare n'icy'amafarashi n'icy'ingabo nyinshi, bituma bavuga bati yemwe umwami w'Abayisiraheli yiyaguriye abami b'Abaheti n'abami ba Egiputa ngo badutere. Bahera ko barahaguruka nimugoroba bahari mu kabwibwe, bata amahema yabo n'amafarashi yabo n'indogobe zabo, uko urugerero rwakabaye barahunga ngo badashira. Amen. N'amagambo ngo tuganireho mu kanya gato mfite. Ni inkuru, izi nkuru ndabizi ko ntawe utazizi, ariko ndashaka ko tureberemo amagambo ageze kuri 2. Ndashaka ko tuganira ku kintu cyitwa ubwoba, 2 umuvumo. Ni ibintu nshaka guhuza. Umuvumo n'ubwoba bihurira he? Ijambo uritekerezeho. Ese umuvumo, ibyo batuvuma, n'ubwoba bihurira he? Umuvumo ugira imbaraga z'umuvumo n'ubwoba. Ubwoba nibwo butuma umuvumo ugira imbaraga. Imana tugiye neza. Abasiriya bagose i Yerusalemu ngo barahaguta neza cyane, barangije ngo batangira kuryana. Ni inkuru mwese muzi, abatazizi ubwo baba badakunda gusoma ijambo ry'Imana. Noneho rero ngo igihe kiza kugera, hari ababembe. Bibutse ko ababembe bahabwaga akato bagashyirwa ahantu habonyine. Aba babembe rero bategerezaga ibyo babahaye. Ubuzima bwabo bwari bushingiye ku bandi bantu babitagaho. Ijambo muryumve, ubuzima bwabo, kurya kwabo kugira ngo babeho kwari gushingiye ku bandi bantu kugira ngo babeho, kubera ko ngo babageneraga ibyo kurya aho ngaho bari mu kato. Noneho bakabashira utwo kurya bakarya kugira ngo iminsi yicume. Muri ako kato rero ndashaka tuganire niki cyaba igihe cyaje kugera ibyo kurya ngo biza gushira mu murwa. Babandi babahaga baraburirwa, babandi babagemuriraga nabo inzarira bakubita babura
n'ibyo barya, babura n'ibyo bashira ababembe bashyizwe mu kato. Ngo nuko rero ababembe bavuga bati none kwabo mu mudugudu batakitugemurira kandi nabo ntitwabarenganya, inzara iri mu mudugudu iri mu murwa imeze nabi, niki twakora? Babura icyo bakora. Barangije ngo baraganira uko ari bane, baravuga ngo nitugomba kwicara ahangaha byanga byakunda inzara iratwica, ariko nidukeza Abasiriya turarya. Nawe nukuri abo Basiriya bashaka kwinjiramo bari abanzi babo, ni nabo babateje inzara, nibo bagosumurwa, inzara yica abanyamudugudu igera no kuri abo babembe. Noneho baravuga bati rero twicaye ahangaha inzara iratwica. Bibutse ko abazima bari bari kurya abana babo, abazima bari batangiye kuryana, ababembe batari baryana. Ntabwo mukumvishe neza, abazima bari batangiye kuryana, ababembe batararyana. Mana rero ibagire neza kandi Imana ibafashe. Noneho rero ubwo icyabaye niki, nuko ababembe bicaye bakaganira. Bamajije kuganira ngo bafata umwanzuro bafashe nuwuhe? Nuwo gukeza Abasiriya, cyangwa se nuwo gutera intambwe bakajya mu banzi babo. Baravuga bati birashoboka ko baduha ibyo kurya, kandi nubwo batabido bakatwica byose ni kimwe. Muyandi magambo, biyambuye ubwoba, batera intambwe baragenda. Buriya ubwoba ni ikintu kigira imbaraga. Ubwoba ni ikintu gituma utabasha kugira icyo wimarira kubera ubwoba. Iyo dutuye mu bwoba, reka maze mbabwire, ubwoba bufunga amarembo y'imigisha, ubwoba bufunga amarembo yo kugirirwa neza, ubwoba bwica umuntu atarapfa. Niyo mpamvu nari mvuze ngo ubwoba n'umuvumo bihurira hehe? Iyo bakuvumye uhora ufite ubwoba bwa wa muvumo, nawe ubwawe ugahora wisubiza inyuma, nawe ubwawe ugahora uvuga uti byanga byakunda ndi mu bwoba. Shingiye ku magambo mwene data yanganirije, biragaragara ko ubwoba bukubitanye n'inzozi, kandi ubundi ubwoba nabwo bushobora gukirera inzozi mbi, ukarota nabi, ukarara nabi. Ubwoba ni bubi, ubwoba buricisha bene data. Hariye nzabaha ubuhamya, ariko kandi ntabwo ari cyo kubahamya, mbabwire icyo ubwoba bwankoreye. Uzi ko ubwoba butuma uhunga ntawe ukwirukankanye, ugahunga atari igihe cyo guhunga. Uzi ko ubwoba butuma witinya kandi atari igihe cyo gutinyuka. Uzi ko ubwoba bushobora gutuma wigirira nabi atari igihe kwigirira nabi. Ntukagire ubwoba, usaba Imana imbaraga zinesha ubwoba mu izina ryayo. Niyo mpamvu nabwiye ngo umukiranutsi ashirika ubwoba akamera nk'intare. Imana ishimwe. Uhagarikiwe n'ingoravoma, mureke ko duhagarikiwe n'umugabo ukomeye Kristo, tunesha ubwoba mu izina rya Yesu. Abembe rero Imana irebye kugambirira kwabo, Imana irebye kunesha ubwoba bafite, Imana irebye umugambi bafashe. Nawe fata icyemezo kuri iyi tariki ya mbere ukwezi kwa mbere, ufata icyemezo mu izina rya Yesu, kandi icyemezo uzafata Imana izagushyigikira, icyemezo uzafata Imana izagutera inkunga, icyemezo uzafata imbaraga z'Imana zizakubaho. Nize kuganira n'abantu bafite uko bameze muri iki gihe, tugirana ikiganiro, ariko bambwira ubuzima bagiye bacamo mu gihe cyabo cyo gushaka amafaranga. Bambwira ko hari ibintu batinyukaga, ndetse hari inzira bacagamo zigoranye, ariko kandi bakagera ku ntego yabo. Uzasanga benshi batinya, akaba aricyo gitumye duheze mu bukene. Nanjye nishirimo, ni ukubera ko hari ibyo dutinya. Hari aho dutinya gushora imari ngo tudahomba,
maremba, hariho dutinya gukomanga ngo ntibadukingurira, ugasanga umuntu aritinya ngo ndabizi ngo hariya ngo mpakumanze ngo ntizibankingurira, ugasanga dufite amadiploma ariko kubera hari aho twakwaka akazi bikemera, ariko kubera ubwoba tugatinya kwinjirayo. Mbese usanga kenshi kudatera imbere ahanini biterwa n'ubwoba. Umuntu akaba mu bwoba akumva ntiyakomanga ahantu, umuntu akaba mu bwoba akumva hari ahantu atashoye udufaranga duke afite, umuntu akaba mu bwoba akumva hari intambwe atatera. Ndashaka kubwira ngo ubwoba bugira imbaraga ku muvumo, umuvumo ukatugira ububasha, ariko kandi imbaraga z'umuvumo n'ubwoba. Imana itugereza rero. Ababembe ngo bariyemeza, ababembe barahaguruka, ababembe bafata umwanzuro, ababembe baratinyuka, baravuga ko byagenda kose twiyemeje kugenda, twiyemeje gukeza Abasiriya, twiyemeje kwinjira. Imana itugire neza, ngo Imana irebye umugambi bafite, ngo Imana ihaguruka imbere yabo. Reka mbanze nkubwire ngo uko nguko ntabwo Imana yaguha imbaraga ucicaye. Nize gusenga amasengesho nsaba Imana imbaraga zo kuyikorera, Imana irambwira ngo ntazo naguha wicaye, irambwira ngo haguruka ugende nzaziguhera mu murimo. Imana iduha imbaraga, ariko kandi twafashe imyanzuro natwe. Imana iduha imbaraga twagize ubushake, twagaragaje ubushake, twinjiye mu gikorwa Imana dushyigikira. Haguruka ugende, Imana izagushyigikira. Haguruka ushore aho uri gutinya gushora, niho Imana yicaye kugira ngo ifatanye nawe. Imana ikugire neza. Ndashaka kuvuga ngo muri uyu mwaka tangira uhaguruka ugenda mu izina rya Yesu Kristo. Witinya Uwiteka ari kumwe nawe, kandi Uwiteka Imana azagushyigikira. Ababembe ngo barahagurutse n'imidido yabo, ngo barahaguruka baraninagira, ariko muri uko kuninagira Imana irahaguruka, ihagurukana nabo ngo itera ubwoba Abasiriya. Ubwo nawe ubwoba bwari mu babembe ngo bwatatse Abasiriya. Ni ukuvuga ngo ubwoba nibwo bwatumye Abasiriya bahaguruka barahunga, ngo bikanga imirindi, bikanga amafarashi, bikanga igitero gikomeye. Kumva Uwiteka yafashe bwa bwoba bwari buri mu babembe ngo ibugabiza abanzi babo, ngo barahaguruka bahunga nta kibirukankanye. Ndumva mfashijwe, ariko reka nkubwire ngo haguruka nawe, Imana izagushyigikira. Haguruka, Imana izahagurukana nawe, kandi Imana izakubanza imbere. Ntabwo Imana yakwivanga mu bwoba ngo igihe kikumarira, ahubwo numara kunesha ubwoba Imana izahagurukana nawe, izakorana nawe. Ariko ukiri mu bwoba ndaguhakaniye uzanabupfiramo, ubwoba buzakwicisha. Imana iguha imbaraga, Imana iguhe gutsinda ubwoba, uhagurukana imbaraga mu izina rya Yesu. Uyu mwaka ndasenze ngo Imana ikwigaragarize, Imana iguhe gutsinda ubwoba, ihagurukane nawe mu izina rya Yesu Kristo. Ibyo utagezeho muri uyu mwaka kubera ubwoba, uzatsinda ubwoba igiho mu izina rya Yesu Kristo. Reka mvuge ngo wonteze amatwi. Ndashaka ko gusenga isengesho rikumara ubwoba ugahaguruka. Ngo ababembe barahagurutse baragenda, bararya bamaje guhaga, ariko kandi baravuga ngo ibi turi gukora si byiza. Dukomeje gutya twagibwaho n'urubanza, kubera ko abazima bari mu Isiraheli bari batinye, batari basohoka, ahubwo ngo bari kuryana no gutemagurana. Ngo nuko Imana ikoresha ababembe bazana inkuru mu murwa bakiza benshi. Nibo batangaje inkuru bavuga ngo ibyo kurya byabonetse, byari byahaniwe n'umuhanuzi Elisa, ariko nawe ntari yahagurutse ngo agende. Umuhanuzi nta kintu azaguhanurira, yego, ariko uzakoresha ubwenge Imana yaguhaye ugere ku cy'Imana ivuze. Yabembe bataza kugenda, Elisa yari gusiba kuko ubuhanuzi bwe ntabwo bwari gusohora, ariko abembe bafashe
icyemezo batabara umudugudu risa nabitabarirwamo. Reka manze nkubwire, abahanuzi barahanura ariko nta kintu bazakumarira. Oya, abahanuzi bakubwira ibiteye ubwoba ariko kandi hari imbaraga zinesha ubwo bwoba. Biragusaba kugira ubushake, biragusaba guhagurukana no witeka, biragusaba imbaraga z'Imana kugira ngo ugire ku rwego rwo kunesha ubwoba. Imana ikugire neza. Nta kintu na kimwe utageraho ubiterwa n'ubwoba. Nta hantu habaho utagera ubiterwa n'ubwoba. Nta kintu utakwigezaho kubera ko Imana iri kumwe nawe. Ariko kandi ubwoba butuma nta kintu ugeraho kubera ko uhora witinya, uhora wigarukaho, uhora wibaza uko bizagenda, uhora wibaza inzira zabyo, uhora wibaza ubuzima bwawe, uhora wiga ku burwayi bwawe, uhora uhiga ku mishinga yawe itajya imbere. Reka manze nkubwire, kugira ngo utere imbere biragusaba gukunda ibyo ukora, ubundi ukagerageza uko ushoboye kose, ukanasenga Imana ikaguha imbaraga. Ndashaka kubasenya ko Imana inesha umwuka w'ubwoba ku buzima bwanyu. Ababembe baragenda ngo bararya baranywa, bafata amazahabu, baravuga bati rero ibintu ntabwo twabyihererana, tukwiriye kugira no mu rwa tukabivuga. Bibutse ko ibituba tuvuga tuba dufiteho utunosiyo twabyo. Niyo mpamvu nkwinginga cyane kugira ngo ujye untega amatwi, kuko ibyo mba mvuga mba mfitiyeho kanosiyo. Ubwoba buricisha, ubwoba butuma umuntu nta kintu ageraho, ubwoba butuma umuntu ahora mu bukene, ubwoba butuma umuntu mbese ubwoba niko bukora. Ariko ndagusengera Imana kugira ngo Imana ikuneshereje ubwoba. Ngo baragaruka mu murwa, noneho nta kindi cyari kibazanye, bari bazanye inkuru nziza. Ngo barakoma, barinjira, babwira abantu nyamara bimeze gutya, bateka ibyo bintu ntabwo twajya kwivuga ibwami, ni mwebwe mugomba kubivuga, mwebwe mwabibonye. Ubundi hari inkuru, hari ibintu utatuma umuntu ngo akuvugire. Oya, hari ibintu utatuma. Nawe tekereza kujya imbere y'umwami ukamubwira ngo ababembe bangezeho, bambwira ko ngo mu Isiriya ibyo kurya byabonetse. Ibyo wabivuga se ushingiye kuki? None se ababembe bazana inkuru bayikuye he? Kuba bari mu kato, icyo gihe wasobanura uwaguhaye uburenganzira bwo kurekura nawe ababembe bakagenda. Ese ababembe barwana intambara, hari ibintu umuntu adashobora gusobanura. Oya, baravuga ati ibyo bintu rero ababembe batubwiye nta hantu twabivuga, nta nubwo twanatinyuka. Icyakora nubwo mubembwe ariko tubahaye uburenganzira, nimugende ibwami babiyicire, kuko ibyo ntabwo twabivuga, nta hantu twabicisha. Iyo message ntabwo twayigeze ibwami. Oya, ntabwo bishoboka. Icyakora bakomeza kwinginga, baravuga bati rero izi nkuru ni mwebwe mugomba kujya kuzitangira, kuko nimwe mwazihagazeho. Mbibutse ko inkuru mbarirano iratuba, inkuru bakubariye iratuba. Ngo baravuga bati rero nimugende mujye kubyivuge. Nawe tekereza, ababembe baragenda ibwami bakandagirayo, baravuga ngo tuzanye message, tuzanye inkuru nziza, hari ibyo amaso yacu yabonye, hari ibinda zacu zahaze, dore ibyo kurya ngibi, dore n'amafeza ngaya, twanyuza hanaha. Nuko ngo baragenda bagira ibwami. Nawe tekereza umubembe wageze ibwami, tekereza processes, tekereza aho we yanyuze, tekereza imbaraga ziba zahamunyujije. Iyo ubwoba bwashize tugira nawe utagombaga kugera, kandi duhabwa ijambo aho tutagikwiriye. Manjye neza, twicarana n'abakomeye tutakagombye kwicara nabo, tuvugana n'abakomeye tutakagombye kuvugana nabo. Ariko kuko twanesheje ubwoba, turatambuka tukagera aho tutakagombaga kugera. Ariko kubera twanesheje ubwoba, kwizera kukahatugeza. Niyo mpamvu ijambo rivuga ngo umukiranutsi ashirika ubwoba
ukamera nk'intare. Nuko iyo wakiranutse ukanesha ubwoba, winjira aho utakagombye kwinjira, ukomanga aho utakagombye gukomanga, wicara n'abakomeye kandi bitari ngombwa, ariko kubera kwizera kukakwicaza muri iyo myanya, ugasangira n'abakomeye kubera kwizera. Mureke twizere yavuganye natwe. Haleluya. Ubwoba rero butera imbaraga umuvumo cyangwa se ibyo twita karande, bikatugiraho ububasha. Ariko twanesheje ubwoba, karande zifata zero n'imivumo igafata zero, umukiranutsi akamamara, umukiranutsi izina rye rikazamuka. Birashoboka ko byagufata umunsi umwe, birashoboka ko byagufata umwaka umwe, birashoboka ko byagufata imyaka 5, ariko iyo uhagaze mu kwizera ugahamya imbaraga z'Imana, ugenda uzamuka mu buri ntambwe, ugenda uzamuka mu ntera. Imana ikugire neza. Dufite abantu bageze ahakomeye bagejejwe no kwizera, dufite abantu bicanye n'abakomeye bagejejwe no kwizera, dufite abantu basangiye n'abakomeye kubera kwizera, dufite abantu barimo barakora mu myanya ikomeye bagejejwemo no kwizera, dufite abantu bakora ibintu biremereye kubera kwizera, bagakora ibintu biremereye, bagakora ibintu bifite imbaraga, bagakora ibintu bituma bamenyekana kubera kwizera. Imana itubwiye neza. Ariko kandi bituruka mu kunesha ubwoba. Ariko nuba mu bwoba nta kintu uzigezaho. Ndashaka kugutangariza ngo muri uyu mwaka winjiyemo ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere, utangirane n'Imana yawe, unesha ubwoba mu izina rya Yesu. Niwumvire ibyo nkubwira uzagira kuri hashoboka, ariko nutumvira ibyo nkubwira uzaguma mu bwoba, kandi karande zizakugiraho imbaraga n'imivumo izakugiraho imbaraga. Kubera iki? Kubera ubwoba. Nesha ubwoba kugira ngo winjire utakwinjira, nesha ubwoba kugira ngo ukorere abakomeye, nesha ubwoba kugira ngo ucuruze ibintu bikomeye. Imana ikugire. Nuganira n'abantu bazakubwira icyo kwizera kwabo bari. Mbibutse ko kandi kwizera ntago ari uko wabukijijwe wenyine, n'umuntu udakijijwe iyo ateye intambwe yo kunesha ubwoba akora ibikomeye. Iyo ateye intambwe yo kunesha ubwoba agira ahakomeye. Iyo ateye intambwe yo kunesha ubwoba yicara n'abakomeye. Mbibutse ko ikintu kidusubiza inyuma ni ubwoba. Kandi mbibutse ko mu ntwaro Shitani agira ikomeye kurusha izindi, mbibutse ko ari ubwoba. Aya magambo nanyasubiramo kenshi. Intwaro ikomeye Satani agira arwanya abantu b'Imana n'ubwoba. Niyo ntwaro ikomeye Shitani agira. Shitani aza kuvuga ngo urapfuye, nawe ukavuga uti ndapfuye ejo sinzara. Ugahora muri ndapfuye kanaka arakanga, nawe ugahora ugahora muri ubwo bwoba, kumva nta kintu uzigezaho, kumva ntaki. Ariko kandi mbabwire, nesha ubwoba. Reka kudindira ya mu iterambere ry'umwuka, ya mu iterambere ry'umubiri. Biragusaba kunesha ubwoba kugira ngo ugere kuri hashoboka. Imana ikugire neza. Kugira ngo ugere kuri hashoboka nukunesha ubwoba. Kugira ngo ugere kuri hashoboka nukutsinda dayimoni. Nunesha ubwoba nta yindi ntwaro Satani azagushoboza. Nunesha ubwoba nta yindi ntwaro afite yaguhangura. Nunesha ubwoba Imana izakugira neza. Icyo nkubwira cyo, ambara imbaraga unesha ubwoba, Imana izakorana nawe. Ubwoba buhuriye he n'umuvumo cyangwa se karande? Imana ikugire neza. Ndumva nabisobanuye mu buryo bwumvikana. Nunesha ubwoba uzagira amasezerano uzayicaramo. Humura, Uwiteka Imana ari kumwe nawe. Ababembe banesheje ubwoba binjira mu Masiriya barabahunga. Ubwoba bwari mu babembe, ubwoba bwari mu Bisiraheli bose bwinjira mu Basiriya ngo barahunga. Barangije ababembe bagarukana inkuru nziza, bavuga ibyabaye mu murwa, bavuga iby'Imana yakoze,
uravuga ngo iryo ryabonetse. Nubwo waba usuzuguritse bingana iki, ariko reka nkubwire ngo nuza ari inkuru nziza, nibwo muzahakandagira kandi uzasangira n'abakomeye, kubera ko uzabonesheje ubwoba. We mwene data ufite ubwoba bw'inzozi urota, ufite ubwoba bw'umuvumo, ufite ubwoba bwa karande, nje kubwira ngo injira muri Kristo Yesu. Ni wenyine wo muri nguma, ni wenyine ukuraho umuvumo, ni wenyine ukuraho karande, ni wo muri nguma zo mutima, ni uvura agahinda gashira, kubera ko Uwiteka Imana aba ari kumwe nawe. Nagira nkubwire ngo rero tera intambwe winjiye muri Kristo Yesu, uneshe dayimoni ubwoba, nurangiza Imana izakorana nawe. Urakoze cyane rero, bari kumwe nanjye. Tangira n'umwaka uvuga ngo Mana n'imbaraga zinesha ubwoba, byo kuvuga ngo ndashaka ibi n'ibi, ndashaka kugera kuri oya, byose ngo neshereza abanzi ngo barozi ngo banyimuke, oya, ahubwo senga Imana iguha imbaraga zinesha ubwoba, kuko niyo ntwaro Satani akoresha kugira ngo aguhize aho ngaho. Ariko kandi niwambara imbaraga uzanesha ubwoba, Imana izabara nawe. Urakoze cyane rero, reka nkubwire ngo ushaka umuhamagara tuvugane. Voice ndayakira kuri WhatsApp, commentaire ndazibona, kandi telefone zanjye ziri kuri screen yawe. Ndumva singomba kwirwa nzivuga, ahubwo nufungura ikiganiro uzajya uzibona. Yaba screen ya telefone uzazibonaho, yaba screen ya televiziyo yawe uzazibonaho, kandi ziri kuri WhatsApp. Wamamagara, wanyandikira, ndashaka ko dusengana. Nushaka tunasengana uzamamagare, kuko hari ubuhamya, hari ibihamya, hari bifatika, hari abantu Imana igenda igira neza, bakavuga bati byaba ari twasengeye Uwiteka Imana yabikuyeho, byari twasengeye bwa buzima nari ndimo bwarahindutse, ngenda nakira message zitandukanye. Reka mvuge ngo nawe mpamagara dusengane mu izina rya Yesu Kristo. Wikwigirira nabi ndahari, wikomeza kuba mu bwoba ndahari, kandi nimba hari umuntu ufite ijambo ry'ihumure mbamo, nzaguhumuriza, nzakwigisha, nzakubwira ibyo wisomera, kandi nzaguha n'ubuhamya. Imana ikugire neza, nzaguhuza nabi, Imana igigira neza, nawe waguha ubuhamya. Imana iracyakora, Imana si umuntu ngo ibeshye, kandi si umwana w'umuntu ngo yicuze ibyo yavuze no kubikora, izabikora. Uwiteka Imana cyari mu ruhande rwacu, kandi acyakora natwe ibintu bitangaza, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Ndahari rero kugira ngo dusengane, ndahari kugira ngo dushyigikirane, ndahari kugira ngo dufashanye, ndahari kugira ngo duterane inkunga, ndahari kugira ngo dutyazanye, nk'uko ijambo igane ryambwiye ngo nk'uko icyuma gityaza ikindi, niko abantu nabo bakazanya mu rugendo rujya mu ijuru. Wikwigirira nabi rero, turacyasenga Imana ikatwumva, turacyahamagara ikatwitaba, kandi turacyasenga isengesho Imana ikarikorera bimwe n'ibitangaza, duhagaze mu mbaraga z'Imana isumba byose. Wikwigira nabi, turahari kandi tuzagufasha. Duhamagare, duhe voice, twandikire comment. Ndashaka kubwira ngo Uwiteka aracyari mu ruhande rwacu. Imana igumugisha mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Mwari kumwe Theoneste niyo mazina yanjye, ahubwo uko uzabishaka, nushaka ko tuzahura, nushaka ko dusenga tuzasengana. Ndabizi neza ko Imana ikidukoresha iby'ubutware. Imana ibahomugisha mu izina rya Yesu. Amen. Kadusenga Imana rero, wowe unyumvishije, mvuka amahoro, vuga ubwoba bwatumye ntagira kuri ibi, kandi buriya nibwo bwatumye utagira aho wagombaga kugera, n'ubwo bwoba. Ariko ndashaka gusengera Imana igakwirukanaho ubwo bwoba, ubundi ibyo ukora byose bikagenda mu izina rya Yesu. Data, tugushimiye ko ubanye natwe muri iki kiganiro, kandi abantu banteze amatwi turasenganye, mbature imbaraga zinesha ubwoba, kugira ngo kwizera kubageze kuri hashoboka mu izina rya Yesu. Kubicajije n'abakomeye, kubagaburira ibyo kurya batari basanzwe barya, kubatuza ahantu batari batuye, guhindura ubuzima bwabo mu izina rya Yesu Kristo. Nabo zavuge ngo twabonye Imana ikorana natwe. Urakoze kuri bo mushinga kwacu, amanyumvishije bana banyumvishije bose mu izina rya Yesu. Amen.